ibibazo byinshi utekereza tuba twaye dore n'umusatsi wakwereyo mane n'ukuri do amafaranga tubaye ikivu turashize none amafaranga turi guhema njye nawe se wavuga Yesu we bega amafaranga hararuguru kuri operato baduhaye akazi ubu do ndicyangwe nuko ntarajya koga undi ngo banze umbone naho bundi do cyarakemutse sha haraho ngaho uri murate ibibazo bigize birebire Yesu we niba ngo uwintu dukurikire magina naye senge wa yara uvuganye ntabwo ndi kumva nuko uvuga wabonye amafaranga ugiye kuyabona bimeze ari ibyo ndi kuvuga bya mafaranga ndayafite ngewe so kukubishye no kugaburira ukwezi kugashira kugaburira ntacyo ntakora do nanakwambika yewe dore nanakwishyura n'amashuri wora mutegeresha komeza wivugi ubusanye ako nanjye man hari igihe nanjye uzajya kubona ubona nje mubwira ibintu byinshi Yesu we iyi si message uri kureba reba reba mise dukuru abakiri bahamagaye ntacyo batabakoze reba ahubwo batega nuko muvuga amafaranga rero nabwiye kazungu kari ubanze kuyabitsa kuri sako arabanza hace ariko nyine ubona ko mba nabikurikiranye fresh ariko nyine hari 500 nari nasigaranye niyo mpamvu kubikubwira kubera ko batubwiye ngo turabanza tubikoresha ntabyo se kare ntago nasewe nawe ukunze urumva nabikora ko ntago byakora nyine undi ako boss nyine cyo ngukundira hari uburyo ukoramo ibintu nta kibazo nako kazi nagakora ibyo kare ko nyine ubu ngubu ariko amafaranga muri kuyagira make rwose boss we ndamwongeyeho nk'ibihumbi 800 900 ariko nacyo mu gitondo tuzavugana reka njye muri douche ndaje wacha turaza kuvugana hawe wande ko nguko nakiri ku rwego rwawe ugize ngo ushaka ko murangira akazi ushaka murangira akazi ntabwo kabuze mwe muri fata mugapfukira amaboko umufuka ubukoze ikiyede ntabwo wabukoze Yesu ikiyede ubikiyede bitanjiza mana ngereka mubwiza ukuri bitatu ufata bitatu ukube n'amezi 6 uzamara kuri iyi nzu ndore nako nabonye bagiye no kugwa prive kubera ubukene bwanyu urumva uteranye wabanze kugira ibihumbi bigera mu 100 none ura damaraye inda wayishyize imbere kandi n'uburyo naryo dore mwana umva narebe nyine abakira niko mwabaye ariko nyine nanjye ubu ngubu suri kunyishima hejuru ngo ufite akazi ntari ndabyemera safa ndabyemera nanjye ubu nanjye utanihagira umurimo ejo nzagutungura sha ejo niwo uzaba uri kunsaba akazi sawa nzakugurira nzagucumbikira sawa none wowe yakuvunika yakazi ngiye gukora ni iminsi 5 yonyine wayivugire kabisa ufite umuntu sawa wayivugire wana bwa umuntu wubaka etaje urimi rugasiga irangi magina naye ndebere urumva ukuntu abanyiriye washa urumva ukuntu abanyiriyeho ufite akazi ngo mfite amafaranga sawa ntari magina naye ndebere sha uko bigenda kose aya mafaranga ngenda ari gisuku babeshye ugize ngo so kumva bari kuza banyemeraho ngende kanze nyarye bibarenge umugengeye kuba umupfumu none bose byo bishorera iri ryindi buryiti ryiki buriyara namenye sha namenye y'inka Yesu we mu murima wawe ugize ngo uzigaragurana ntera ibihingwa byanje imyaka yarangira yo gusarura nkasanga babisaruye nzafatira muri uwo murima wanjye umva tuzabyenga iminyaga turashize none ariko iki kibazo sinagishakira umutera ariko ubundi iki kibazo wagishakira umuti karoti barasarura ibishyimbo barasarura amashu barasarura inyanya barasarura ibishyimbo noneho sinakora ariko urabizi kanshaka umupfumu ugize ngo uwo mupfumu araza kubimfashamo
Sikari byara ni nabyo kangende wambwiye ko umupfumu abahera ko bambwiye ko atuye muri ibi bice uyu si umupfumu nkandagira uyu ni umupfumu nkandagira aha hantu ndabona atari shyashya kanigendera wasi umukiriya wasi umukiriya numve turashize noneho uwo ni umupfumu kangende rwose uwo ndumva ari umupfumu reka musange yapa siga icarongo gira taza mu giciro yego babyeyi icyo kibazo mufite yewe rwose mubyeyi rekeraho ntabyumvishe warazahaye warashize yewe rwose ngira nukomerewe pe ariko se ko mubwiye ngo ikibazo cye ndakizi ubundi ndamenya ari ikihera ndabyumva kwa jina la Yesu vuga muri make ikibazo ufite ndatera byakera najya gusarura bakabisarura bose baranyiba niyo nteye bikamera ariko ntibyera pe Kera imbuto tanga imbuto gira vuba turashize noneho yapa tutagereza ibisubizo bivuye ibukuru What be this? Jesus. kwa jina la Yesu nese umupfumu ko ndi kwikanga nawe ukikangaye ibisubizo ubwo biragenda bite Ugize ngo siga tazongera icara muri gatatu kugira ngo ibyo bintu bikire yesu we cyane bishimisha abakuru ugize ngo nese mubyeyi ko nta mafaranga mfite mu ntoki ko nyafite kuri konti kuri fone ubwo turabigenza gute icyo se ni ikibazo ntabwo icyo bitari ikibazo reka nguhe kode y'akazi ibishwa murabyumva gute ntacyo reka nandike babyeyi uri gushyiramo kode mu gihe uri kunyohereza amafaranga reka nguhe umuti turashize noneho igi ni iry'igisiga kidaheruka kubana turabigana uragenda ufata isahani ushyiramo imbuto bimenaremo iry'inyoni ry'igisatura impyisi karabutaka karori nyamwanga kumva uri bugende urifate uricukurira metero 10 ufate mu murima wawe uritabemo kandi ntuzongera gukandagiramo
ugenda uritaba mu muri metero 10. nzagiramo ngiye gusarura ute Akareka turagara ikibazo zashira imyaka 5 Ugize ngo usubira mu murima wawe nurangiza utuma abahinzi ugize wahereza abahinzi uzatuma abahinzi mudafitanye isano uzatuma abahinzi bibikara bose ugize ngo uzatuma abahinzi bahetse abana bibikara umugore n'umugabo bazaye bajya mu bahetse abana yego mubyeyi ndakubwiye genda bikore neza turambika mubyeyi genda mu maso ndeba nangiza ngo n'inzoka kira sanzara akanyagoya ubifatishe intoki 3 yesu we 3 nakoraho urwa 4 nabipfuye kandi nakwe mu gihe uraba uri kuva hano ugenda udahindukira kandi umuntu wese ugusuhuza mwihorere ugize ngo umuntu wese ugusuhuza nturumuvugishe turabe ndabyumva none amafaranga ntibatarangira ugize ngo urahita upfa Yapa. kwereka ugenda unuka amabyi turashize noneho ariko ntibarangizamo 300 ndasanga barabona igiceri cya 5 ndabyumva mubyeyi umva ngiye kubara 3 genda udahindukira banza ukororere hano Vaira hii neza nendaga gupfa usko nari nkuhutse ugize ngo n'abantu bambara bino bisatsi barahura ese kintu nigeze kubonamo hano inyuma nyamara nubwo ndi kwegera umuntu w'umugabo ibintu byankozeho ibishyamba ndimo babivugiyemo byinshi ugize ngo ariko harimo amafaranga ndake ibigi Kwa jina la Yesu undebere ibindi kanjye nanyweragamo ubushera abantu baratubura nuko baza kandi cyane Wetin be this? Jesus. shaka amafaranga bintuze kazi kabaye ndamugenda ahubwo bose ndushoborera iri ry'indi buryiti ry'ikibara Kire no musatsi neza dore rigupfa ubona okay aya menyo uraza kuyakoresha ahubwo no kuri umujangwe iri kubapfumu ntabwo uzi ibyo bakoresha nagarashobora kuba umupfu yembi kwareka neza ego ko data we mwaretse gato mwereke iyi ne biraza ahubwo biraza kugwa ma saundi turayishyira muri ibyo byatsi ndetse naye bafasha yari iri muri koridori hahandi sound yishyire mu byatsi kugira ngo amajwi ageza neza aha 1 2 3 action oya wireba cyane kuko nta mu cutting subiramo reka kuntu uri kuza subiramo uze neza utirangarira subiramo action